you come full and go out full. Bivuze ngo bizasaba kwanza kwa mbere coming full and go out empty. Bivuze ngo uzaza wuzuye nicyo bita potential n'ubushobozi bwo gukora ibyo Imana yakuremeye muri Kristo Yesu. Hanyuma nuza kugenda ugende uri empty, ugende ntacyo bisigarije, kubera yuko wamaze guha isi ibyo Imana yakuye, bitewe n'uko baremewe ubuhamya kubwo kwizera ibitagaragara. Hanyuma ibitagaragara bibasha kuboneka ko bakubwira ibigaragara, bijya bigaragara bibasha kubagira ibirangirire kubera ko babyizeye hataraza. Yesaya wajya guhanura Yesu yamuhanuye imyaka 500 mbere y'uko aza. Muri make yamuhanura ko avuga ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umukanye. Turashimira Imana duhawe umwanya nk'uyu mwiza ngo tuganire, twongere tuvuge byinshi bitandukanye ku ijambo ry'Imana. Rero aho muri hatandukanye, n'ibyishimo byanjye kuba akaze, n'ibyishimo byanjye kubabwira ngo karibu cyane. Rero Uwiteka Imana ibasha kugira neza. Aho umuntu ari tubwiye ngo mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'igihe cyangwa se n'imigabane umuntu aherereyemo. Rero Uwiteka Imana ibasha kubagirira neza. Uyu munsi rero dushaka kuganira ijambo. Hanyuma ijambo turi buganire uyu munsi, ijambo rivuga ngo kwizera igihamya umukristo agendana nacyo, cyangwa se kwizera, it is the evidence that the righteous walk with. Ubundi iyo tuvuze faith cyangwa se kwizera umva iki? Twifashisha igitabo hano mu gitabo cy'Abaheburayo, ni ibice 11 tugeze umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Turasoma mu rurimi rw'Icyongereza, abafite yenda Ikinyarwanda n'izindi ndimi abantu tubasha kumva. Tukaza gusoma aho ngaho. Haravuga ngo now faith is the substance of things hoped for, the evidence of the things not seen, for by it the elders obtain its good testimony. By faith we understand that the words were affirmed by the word for God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Amen. Aravuga ngo kwizera ni ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba, kandi igihamya kiduhamiriza ibyo tutareba n'amaso ko ari iby'ukuri. Bivuze ngo hari ibintu ushobora kurebesha amaso, kandi biravuga ngo ikintu iyo umaze kukireba, cyangwa se iyo umaze kubona ko cya kintu cya kintu wizeye wari utegereje ko umaze kubona ko kimaze kuboneka, ntabwo kiba kikiri kikizeye, kubera ko wizera ikitagaragara kandi ukakizera ko ari cy'ukuri. Bivuze ngo ikigo rero kwizera cyangwa se gituma wemera ibyo bintu ni kwa kwizera kw'Imana. Ni igihamya kiguhamiriza ibyo utareba n'amaso ko ari iby'ukuri. Turi kumwe rero, kubera iki abakirisitu twizera cyangwa se dukora ibintu bimwe na bimwe ntitubashe kwizera kandi ari kimwe dusaba? Ni ukwizera, ni ukwemera icyo utareba n'amaso ukemera ko ari cy'ukuri. Rero iyo ufashe ikintu kitagaragara ukagishyira mu bigaragara, cyangwa ifashe ikintu kiri invisible ukabasha kukizera, hanyuma cyabasha kuza, ntabwo icyo kintu n'ubundi uba ukizeye, ahubwo ni icyahishuwe kiba mu bitagaragara. Bene tukavuga ngo kubwo kwizera
abakuru, abakomeye, byabaremeye ubuhamya. Bivuze ngo abitwa ko ari intwari zo kwizera, Bibiliya ivuga muri kino gice, uhereye mu gihe cya ba Nowa, uhereye mu gihe cya Abeli, ukamanuka kugeza igihe cy'ibyakozwe n'intumwa. Ni ukuvuga ngo kwizera kwabo niko kwabahamishije kugira ngo babashe kwandikwa mu hano hantu bwanditswe. Mu yandi magambo bivuze iki? Mu yandi magambo bivuze ko iyo bataza kwizera Imana muri bo, iyo bataza kwizera gukomera kw'Imana, n'ibi tuvuga byabayeho cyangwa se bakoze ntabwo byagakwiye gukorwa. Bivuze baremewe ubuhamya kubera yuko bizeye ibitariho bibasha kubaho mu buzima bwabo. Bivuze iki? Bizeye ibintu biri mu kirere gusa. Nk'urugero, Aburahamu yayoborwaga n'ijwi ryo mu kirere. Ijwi ryaramubwira gusa ngo genda aha, akagenda. Cyangwa se ijwi ryo mu mutima nama ukamubwira gutya na gutya. Bivuze ngo bari abantu bitwa intwari zo kwizera, bari biharamagana, bizeye ibintu bimwe na bimwe utabasha kwizera ku buryo bugaragara, ariko bemera, bakunda, cyangwa se babona ko bikwiriye ko bagomba kugendera mu buzima nk'ubwo ngubwo. Imana ibahamya ko nabo ubwabo ari abo kwizera. Imana ibahamya ko nabo ubwabo ari intwari zo kwizera. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko baremewe ubuhamya kubwo kwizera ibitagaragara, hanyuma ibitagaragara bibasha kuboneka kuba kugira ibigaragara, bijya bigaragara bibasha kubagira ibirangirire kubera ko babyizeye hataraza. Yesaya wajya guhanura Yesu yamuhanuye imyaka 500 mbere y'uko aza. Muri make yamuhanuye akavuga ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Yabihanuraga nk'ibintu byabaye kandi ari ibintu bizaba mu myaka 500. Bamwe muri bo bumvaga ari nk'ubusazi, ariko bibasha kubaho. So bivuze ngo kwizera kurema muri wowe igihamya n'icyizere cy'uko ibyo utareba n'amaso ko ari by'ukuri. Bivuze ngo kwizera kandi konyine niko kuduhamiriza ku isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Tekereza, ijambo ry'Imana ryonyine niryo ryabwiye isi ngo nibe ikabaho. Bityo ibyo twita kwizera. Bivuze ngo utabyizeye, utabifite muri wowe, ukurikije siyanse z'isi cyangwa se ibindi, uzabasha gushaka izindi fact, izindi principe, izindi sentence zemeza ko ibyo bavuga ari byo. Ariko byonyine ku mukristo ikintu kimusaba kugira ngo yemere ko isi yabayeho, kugira ngo yemere ko ibyo tuvuga byabayeho, icyasabwa gusa asabwa kwizera no kwemera yuko ibyabayeho ku ijambo ry'Imana. Hanyuma bikarema ibihamya tubona ubunyine. Ibihamya mu byo tubona ubunyine ni uko isi iriho, ni uko hariho n'ibindi, kubera yuko ni ibyanditswe mu ijambo ry'Imana, byahumetswe n'Imana, hanyuma birema ibihamya bigaragara. So muri make ku mukristo ntibimusaba processes ndende, nta formule igaragara ikomeye bizasaba umukristo kugira ngo abashe kwemera no kwizera icyabayeho. Gusa ikimusaba ni ukubyemera, yamara kubyemera akabyizera yuko Imana ishobora byose, hanyuma akamenya ku isi yabayeho ku ijambo ry'Imana. Ikindi iravuga ngo kubwo kwizera byonyine niko kutubwira yuko ibitagaragara cyangwa se ibigaragara byavuye mu bigaragara. Bivuze ngo ibyo tubona biriho byose, kwanza kwa mbere byabasha kuba mu bitekerezo by'Imana, hanyuma bimara kuba mu bitekerezo by'Imana, noneho Imana ije kubi-implementinga. Biravuga ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ibiteguriye kuva kera tubasha kwigenderaho. Bivuze ngo yaturemye kera, ituremera ibyo tugomba gukora muri Kristo Yesu, muri we. Hanyuma
kubera ko yateguye kera iyo mirimo yateguye kera kugira ngo tubashe kuyigenderaho. Which means izo yateguye kera tuzakora yari yabiteguriye bizakorerwa, hanyuma irema wowe mu gihe cyawe ubashe kuzuza imigambi ndetse n'ibyo yakuremeye kuzakora. Bivuze iki? Mu gihe rero udakoze iby'Imana yakuremeye, bivuze ngo n'icyo yakuremeye naco you come full and go out full. Bivuze ngo bizasaba kwanza kwa mbere coming full and go out empty. Bivuze ngo uzaza wuzuye nicyo bita potential n'ubushobozi bwo gukora ibyo Imana yakuremeye muri Kristo Yesu. Hanyuma nuza kugenda ugende uri empty, ugende ntacyo bisigarije, kubera yuko wamaze guha isi icyo Imana yakugendeye, cyangwa se wamaze guha isi icyo Imana yavuze kuzakora mu buzima bwawe. So arumugabo yavuze ngo abakire n'abakomeye n'abafite vision nyinshi cyangwa se n'abafite byinshi bashaka kugeraho ntabwo ari abariho, ahubwo abakire n'abafite byinshi bashaka kugeraho ni abari mu marimbi. Why? Bari bafite inzozi, bari bafite kwizera muri bo kubasha kumenagura imisozi, bari bafite muri bo ibitekerezo bitagaragara bashaka ku implementing, ariko kubera isi bitewe n'ubuzima ntabwo bakiriho, ahubwo baryamye mu marimbi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bafanye vision, bapfuye bari full, bapfuye bafite ibitekerezo. So nubizera Imana ukizera ibitariho n'ibyo Imana ishaka kuvuga ku buzima bwawe, you will implement those things kandi uzabasha gukora ibikomeye ku Uwiteka Imana. Rero Imana ibaha umugisha. Dukeneye kwizera kwanesheje isi, kwizera kumena imisozi, kwizera gufite cover ibasha kugupenetratinga ikabasha gukora ibikomeye, kwizera kubasha kuzuza principe ndetse na potential by'ibyo Imana yaturemeye. Don't go out full nkuko waje uri full, ahubwo ugomba kugenda uri empty kuko umaze gukora ibyo Imana ashaka. Biravuga ngo Dawudi amaze gukora ibyo Imana ashaka mu gihe cyiwe arasinzira asanga basekuruza. Ngo gusinzira kwawe kuzabe gusinzira kuzuye gutwara no gukomera, uzaba wasinzira n'ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe, hanyuma uzabasha gukora ibikomeye. Pawulo we aje kuvuga aravuga ngo ubu umaze kubera n'ibisuko bicyanira urwanya intambara zizana z'ibyo kwizera isigaye mu bikaba by'ubugingo. Yavuga gutyo umuntu kubera iki? Yavuga umuntu kubera yuko ari amaze kubona ko ibyo yasabwe, ibyo yahamagariwe byose yaramaze kubyuzuza. So nitwizera Imana rero tuzabasha gusobanukirwa, tuzabasha gutahura umugambi nyamukuru Imana yatumye tureba. Nitwizera Imana tuzabasha gutahura umugambi nyamukuru Imana yatuzanye hano ku isi, hanyuma tuzizera ibitagaragara mu bigaragara, hanyuma bibashe kugaragara mu buzima bwacu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndabakunda cyane. Ibintu byose nagaruka muri YouTube channel yacu, remember subscribe and share. Bitege bagire neza. Ndabakunda cyane. Amen.